ntabwo ukeneye ibintu bitatu cyangwa bine kugira ngo utere imbere, ukeneye ikintu kimwe cyonyine. Usugira amatsiko ndaza bikwereka mu gace ka kabiri k'iyi video. Hanyuma mu myuga abantu biga, abiga kuba abaganga, abiga kuba abakanishi, hari abacamanza, hari imyuga, hari abarimu, hari imyuga myinshi. Mvuze nti nta mwuga ushobora gukora, nta career ushobora gukurikirana ishobora kuguteza imbere ku rugero rwa forex na crypto trading. Mu by'ukuri ntabwo naba mbeshye. Ndaza kubikwereka mu gace ka gatatu nanone. Hanyuma mu gace ka gatatu nanone ndaza kukubwira hari indi crypto, hari indi coin nifuza ko tumayininga, nyuma yo kukwereka Pi, kukwereka Delta, hari indi nifuza kukwereka, nabwo uze kukwikira agace ka gatatu nanone uraza kuyibona, ndagushiraho n'ama link. Ikindi hari abantu ninjije muri Delta bifuje ko mbakorera groupe ya WhatsApp, ndaza kubaha groupe ya WhatsApp muri description. Groupe ya WhatsApp y'abantu bari muri Delta gusa, ndaza gukora n'indi irimo abandi nanone binjiye muri yo ndi bukubwire. So ntujye kure, ndagira ngo uze nkwereke ibyo bintu byose. Ikindi nshaka kuvuga nuko muri description nanone ndaza gushiriraho buri gace n'iminota kamara, donc ku buryo ushobora kureba agace wowe uhisemo. Niba ushaka kureba agace ka kabiri gusa, niba ushaka kureba agace ka gatatu gusa, ndaza kubigushiramo kugira ngo wewe ujye uhitamo ibyo ushaka kureba. Mu by'ukuri video yanjye nifuza nakwishima buri muntu wese ayirebye yose, kuko mbona ibintu navuzemo byose ari by'agaciro, ariko no burenganzira bwawe ukwiye kureba ibyo ushaka. Ndaza gushiramo detail y'uburyo buri gace kose n'iminota kamara kugira ngo umenye aho uhera ureba ibyo ushaka. So naho mukanya ntujye kure. Ndagusuhuje cyane muri House Church College. Tumaze iminsi dutangiye amasomo yaratangiye twigisha ku trading forex na crypto. Turacyari kubabwira ko tugitangira intake ya mbere, turacyari mu itangira. muze mwige umwuga mwiza. Hari ababyigisha benshi, hari abo numvise baca $1,000, hari abaca $500 twebwe ntabwo ari 1,000, ntabwo ari 500, nta nubwo ari $200, ni makeya rwose. Ni makeya. Hari impamvu tubishize ku mafaranga makeya, nuko biterwa n'umuhamagaro wanjye. Nuko umuhamagaro wanjye nta wundi, icyambere no kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakamenya Yesu Kristo. Hanyuma icya kabiri no kwereka abantu ibyo bakwiye gukora kugira ngo barusheho kwiteza imbere, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko dukwiye kubwiriza ubutumwa bwiza tukanafasha n'abakene. So genemera ko uburyo bwiza bwo gufasha umukene ari ukumufasha kwifasha, apana guhora umuha umugati, guhora umuha ifi. Nk'aba mugani w'Abashinwa bavuga bati mu cyimbo cyo guha umuntu ifi ahubwo mwigishe kuyiroba. Rero niyo ntego yacu, uburyo bwo gufashanya mu buzima bw'iterambere. Nemera ko uburyo bwiza bwo gufasha umuntu ni ukumwigisha uburyo nawe yakwifasha. So tubahaye ikaze rero, twaratangiye. Unyandikire kuri 0783011211 nkubwire amafaranga usaba kugira ngo utangire wiga. Twabishize hasi cyane kugira ngo buri wese abashe kwiga, agire ubwo bumenyi. Hanyuma ikindi ntaribagirwa, ushaka no kwishyura ukoresheje Pi, nazo turazakira. Mbese ushaje kwishyura ukoresheje cryptocurrency no burenganzira bwawe. Ushobora kutishyura ukoresheje cash, ukanyishyura ukoresheje cryptocurrency, Pi cyangwa se n'izindi, nazo turazakira. Nuko reka none twijinge mu ijambo ry'Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Nkuko nababwiye, intego yanjye ni ukumenyekanisha Kristo, abantu bakamumenya, ari abataramumenya mukamumenya, abasanzwe bamuzi mukarushaho kumumenya ku rundi rwego rw'ijambo ry'Imana. Tweko dukwiye kurushaho kumuhishurirwa uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi nanone ndakomeza, nababwiye ko nzamubereka kuva mu itangiro kugeza mu byahishuwe. Uyu munsi ngiye gukomeza n'igice cya kabiri, ariko hari akantu ngiye gukora kari bugufashe kumuhishirirwa ku rundi rwego, kuko harabona nagiye mbona bavuga bati ntabwo Yesu ari Imana. So ikintu ngiye gukorera ntekereza ko kiri bugufashe kumwumva mu rundi rwego. Ngiye gusoma igice cya kabiri cy'itangiriro. Noneho ahantu ngiye nsoma Imana ndajya mpashira Yesu. Wumve ibintu nigeze kubikorera umuhungu wanjye. Ibintu ngiye kugukorera nayo mukoreye aravuga ati wow, uzi ko mise mbisobanukirwa kurushaho. Ubona ndi kumusobanurira igice cya mbere cya Yohana here ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Namubwiye nta hantu hose uribona Imana ugende uhashira Yesu. Avuga ati wow, mise mbisobanukirwa kurushaho. Rero nawe ndagira ngo mbigukorere gutyo, ahantu hose turi gusoma Imana tuhashire Yesu.
urebe ikintu kiri bukubeho niba nawe washidikanyaga ko Yesu atari Imana. Gadusome noneho igice cya 2 hereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yayo, irangiza imirimo yakoze. Ndasubiramo uyu murongo. Ku munsi wa 7 Yesu arangiza imirimo yakoze. Aruhuka ku munsi wa 7 imirimo ye yose yakoze. Murongo wa 3 Yesu, hano handitse Imana, ndasoma Yesu ko nabikubwiye. Yesu aha umugisha umunsi wa 7 araweza, kuko ari wo Yesu yaruhukiyemo imirimo yakoze. Ushobora kumbaza impamvu ndi gushiramo Yesu, nuko mu gice cya mbere cya Yohana herekana ko niwe waremye byose. Rero hano turi gusoma Imana, Yesu ni Imana, niwe hano ni Yesu uri kuvuga. Reka nkomeze ku murongo wa 4. Ntabwo ndi busome igice cyose, ndagenda nsimbuka ahantu hose hagiye havuga Imana kugira ngo ngende nshiramo Yesu ubashe kumva aho ndi kubiganisha. Ku murongo wa 4, uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru, ku munsi Yesu yaremyemo isi n'ijuru. 5, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikiremwa cyose cyo ku mu gasozi cyari kitararuka, kuko ahanditse ngo Uwiteka Imana yari taravuba imvura. Ndasoma ngo kuko Yesu yarataravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho ngo wo guhingira ubutaka. 7, Uwiteka Imana, Yesu arema umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. 8, haranditse ngo Uwiteka Imana, ndasoma ngo Yesu ameza igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, ameza n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ntabwo ndi gusobanurira imirongo, gihe cyo nshaka no kugira ngo ubonemo Yesu. Aha ubona Imana, intego yanjye nta yindi, ni ukugira ngo umenye agaciro ka Yesu, umuhishurirwe, umenye agaciro ke koko akwiriye nk'Imana, apana kumufata nk'umuntu usanzwe, apana kumufata nk'umuhanuzi usanzwe. Oya, ni Imana, umuremyi w'isi n'ijuru. Utayibona gutya ntabwo urahishurirwa Yesu, ntabwo uramumenya, kandi nakaga gakomeye cyane. Ndasoma umurongo wa 15 nsimbukiyeho. Uwiteka Imana ijyana wa muntu, Yesu ajyana wa muntu, amushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. 16, Yesu aramutegeka ati, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. 18, kandi Yesu aravuga ati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. 19, Yesu arema mu butaka mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, abizanira uwo muntu ngo amenye, kugira ngo amenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, aba ari ryo riba izina ryacyo. 21, Yesu asinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, amukuramo urubavu rumwe, ahasubiza inyama. 22, urwo rubavu Yesu yakuye muri uwo muntu aruhindura umugore, amushyira uwo muntu. Ahantu hose wagiye usoma ngo Yesu ngo Uwiteka Imana, ni Yesu havugaga. Niko kuri kutagishwa impaka. Uwo niwe Uwiteka waremye isi n'ijuru. Yesu ni umwami, ni Imana ishobora byose. Ni ingenzi kumwizera uko nguko. Iyo Mana ishobora byose, iyo Mana muremye w'isi n'ijuru, iyo Mana yakuremye, niyo yambaye umubiri kugira ngo, yambaye umubiri araza yitwa Yesu Kristo. Yambaye umubiri. Mu isezerano rya kera yitwaga Uwiteka, Imana ikomeye, n'andi mazina yose. Yambaye umubiri, mareka aramubwira ngo uzamwite Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo niwe waje kugupfira kugira ngo utazarimbuka. Reka ngarukira aha ngaha, none tujye mu gace ka 2 naho karagushimisha. Mu gace ka 2 k'uyu munsi rero ndifuza kukubaza kino kibazo. Uwaguha igikapo cyuzuye amafaranga,
akanaguha igitabo cyuzuye mu bwenge buguhesha amafaranga, wahitamo iki muri ibyo byose agusabye ngo uhitemo? Ndabizi abantu benshi bahita bavuga ati nahitamo amafaranga ko n'ubundi icyo gitabo nicyo kugufasha kubona kugira ngo ubone amafaranga. Abenshi bahitamo amafaranga. Abenshi ntabwo bazi ko mu by'ukuri aho hariho hashingiye ikibazo. Iyo tuvuze iby'iterambere umuntu ahita yumva amafaranga, ntabwo yumva ko ari ukwiga ubumenyi butuma ugira ya mafaranga. Mu by'ukuri uhisemo amafaranga umwanya wari wose ashobora kugushirana. Agushiranye udafite ubumenyi bwo kubona andi, cyangwa ukayatunga udafite ubumenyi bwo kuyabyaza amandi, ntago bitinda rwose aragushirana. Ariko iyo ufite ubumenyi ukaba uzi ngo umuntu abigenza ajya kugira ngo abone amafaranga, cyangwa se ayabyaze umusaruro, cyangwa se ayabyaze mandi, rwose amafaranga urayabona. Rero navuze ko udakeneye ibintu bibiri, udakeneye ibintu bitatu, udakeneye ibintu bitanu, ukeneye ikintu kimwe gusa kugira ngo utere imbere. Icyo nacyo nta kindi, ukeneye ubumenyi bwo gukoresha amafaranga ukayakoresha neza kandi ukayabyaza amandi. Nicyo kintu ukeneye, nacyo ngiye kukubwiraho mu minota mikeya. Mu by'ukuri rero nkuko nari mbivuze, ikibazo gikomeye abantu bafite nuko abenshi bahangayikishijwe n'amafaranga no kutagira amafaranga kuruta uko bahangayikishijwe no gushaka ubumenyi bwo kugira ngo ubone amafaranga. Abenshi bibwira ko kubona amafaranga bishobora gukemura ibibazo, ariko siko biri. Ikintu gikemura ibibazo ntabwo ari amafaranga. Igikemura ibibazo ni ubwenge, intelligence cyangwa se ubumenyi butuma ubona amafaranga, nibwo bukemura ibibazo. Bivuge muri buno buryo: kugira ngo utere imbere ntabwo ukenera amafaranga. Kugira ngo utere imbere ukeneye ubwenge, ukeneye ubumenyi butuma ubona amafaranga. Reka nguhe urugero: ushobora kuba wicaye ku ntebe, cyangwa se reba iyo telefone uri gukoresha uri kundeba, cyangwa se computer uri gukoresha uri kundeba. Iyo uri gukoresha yakozwe n'umuntu. Yabigenje ate? Yaricaye aratekereza, asanga hari amabuye runaka ava muri Kongo no mu bindi bihugu ashobora gukoresha agakoramo ikintu cy'electronique nk'iki ngiki cyafasha abantu kujya baganira, bareba amateleviziyo n'ibiki. Icyo kintu yaragitekereje. Hari umuntu wavuze ngo ku isi nta kintu na kimwe kibaho kiremwa rimwe, uretse no ku isi n'Imana ntabwo yigeze irema rimwe. Ibintu byose biremwa inshuro ebyiri. Biremwa mu bitekerezo. Iyo ugiye kurema ikintu cyangwa se ugiye gukora ikintu, ubanza ukibona mu bitekerezo byawe. Noneho cya kindi wabonye mu bitekerezo byawe, cya kindi watekereje, ukagishyira mu bikorwa, ukakizana abantu bakibona mu buryo buri physical. N'Imana yabanje kudutekereza, noneho ibona ko turema. Rero umuntu wakoze iyi telefone cyangwa se wakoze amakompiyuta yarakize cyane kubera ko yagize igitekerezo cyaje gikemura ibibazo abantu bafite. Abantu bagura igitekerezo cye, bagura product yakoze yavuye mu bitekerezo. Ubutunzi ni ibitekerezo byawe kuruta ko buba ibyo abantu babona amafaranga. Amafaranga ava mu bitekerezo. Ni ikosa rero, ni ikosa rikomeye iyo tuvuze iby'iterambere kwita utekereza amafaranga cyane kuruta kwihutira gutekereza ngo ni iki nakora kugira ngo niteze imbere. Ni iki kintu cy'ibanze. Mu by'ukuri ikintu cy'ibanze nta kindi ni ukugira ubumenyi, icyo bita financial education cyangwa se financial literacy. Aya n'amagambo nakomeje kubabwira Robert Kiyosaki yakomeje kwigisha mu gitabo cye cya Rich Dad Poor Dad. Yerekana ko abantu dukeneye ubumenyi. Nari nibeshye ngo mukeneye nkaho harimo mu bukeneye mwenyene, nanjye ndabukeneye. Dukeneye ubumenyi, kumenya gukoresha amafaranga neza. Yaravuze ati ikibazo nta nubwo ari ingano y'amafaranga winjiza buri kwezi, ahubwo aho ruzingiye na amafaranga ugumana. Hari igihe umuntu ashobora kwinjiza amafaranga menshi rwose, ariko ayo yose n'ubundi bikarangira ayakoresheje yose amucitse. So ni ingenzi rero kumenya ko gutunga amafaranga udafite ubumenyi, udafite financial literacy, rwose amafaranga wabonye udafite ubumenyi uko wayabonye ni nako agenda. Now ikintu rero cy'ingenzi ukwiye kumenya, iki kintu nukimenya neza ukanacyubahiriza, kuko kukimenya ntucyubahirize byasa no kutakimenya burutwa n'umuntu utakizi. Ikintu ukwiye kumenya ni ukumenya gutandukanya icyo bita asset na liabilities. Ni ingenzi kumenya ko bitandukanya. Asset ni iki? Asset ni ikintu cyose ugura kikaba kikwinjiza amafaranga buri munsi, kinjiza amafaranga mu mufuka wawe buri munsi, nicyo bita asset. Noneho iyo ikintu ushobora kugura kigatuma usohora amafaranga buri munsi cyangwa se buri kwezi, icyo cyitwa liabilities. Liability rero, niba ushaka gutera imbere,
ukwiye kumenya ngo gutandukanya asset na liability. Iyo umaze kumenya kubitandukanya, noneho ugatangira ukirwizaho, ugatangira ukajya ugura assets kuko zikwinjiza amafaranga, uba watangiye urugendo rw'iterambere. Ibanga wamaze kurimenya. So mu ubusanzwe nkaho nagarukira ahangaha nsa nkaho namaze kubivuga, nicyo ngicyo ibanga niryo ngiryo no kumenya gutandukanya asset na liability. Shatse nagarukira ahangaha katajya mu gace ka gatatu, ariko kugira ngo urusheho kubyumva neza, nyemerera nongere mbisobanureho uburyo bwimbitse kugira ngo wumve uburemere bwabyo, then biragufasha kubyumva neza. Nkuko nari mbivuze rero, asset ni ikintu cyinjiza amafaranga mu mufuka wawe buri munsi cyangwa se buri kwezi, donc ntawe higukonsoma. Liability ni ikintu kigutwara amafaranga buri munsi cyangwa se buri kwezi. Kugira ngo urusheho kubyumva, reka nguhe ingero z'abantu batatu. Hari umukene, hari umuntu uri hagati na hagati, hari n'umukire. Aba bantu bakoresha amafaranga yabo gute? Buriya icyo abakire baturusha ni ukumenya uburyo amafaranga ukwiye kuyakoresha. Reka nguhe urugero, urebe uburyo umukene akoresha amafaranga ye. Abakene benshi ayabona ko yakoreye, mbese ari guhembwa umushahara. Ayabonye yose yakoreye buri munsi cyangwa se buri kwezi, ayakoresha yose, nta nabona na duke two kuzigama. Hari n'igihe yahembwe cyangwa se yahembwa mu by'ukuri nayo aba atamuhagije, nuko akabaho atunzwe n'umushahara nawo utamuhagije, nta kindi kintu na kimwe afite kimwinjiza amafaranga. Donc amafaranga ye aboneka ari uko yahembwe, niyo yabonye yose ahita yakoresha. Nuko nguko abakene babaho. Noneho abari hagati na hagati nabo n'abantu usanga bafite imirimo nabo imeze neza, bahemba amafaranga ayo bita ko ari umushahara mwiza. Nabo bigenda bite? Abenshi usanga barafashe amadeni, inzu abamo yarifatiye ideni kugira ngo yubake, imodoka agenderamo ni ideni, afite n'utundi tudeni dutandukanye. Nabo bigenda bite? Amafaranga yinjiza abanza kwishura ya madeni yose. Nani yamaze kwinjira amadeni yose, noneho hakazaho gukoresha amafaranga mu byo akeneye byose, nabyo bikatwara ya mafaranga. Bikarangira n'ubundi ukwezi kurangiye ntacyo kuzigama afite, bikarangira n'ubundi abayeho nka wa wundi, agahora na bya bibazo. So nawe ugasanga nawe ni nkuko nguko, nawe amafaranga ye ahora adahagije, kubera ko nawe yabona binyuze mu mushahara, abona ko yahembwe, abona ko yakoze agahembwa, nta handi hantu afite avana amafaranga. Ni umushahara ku buryo uhagaze nyine ubuzima bwahita buhagarara. Ariko wabona kubera ko yaguze ibintu bitamwinjiriza amafaranga, yaguze ibintu byitwa liability n'ubundi bitinza amafaranga buri kwezi, nawe amafaranga ye ahora ashira mu kwishyura amadeni cyangwa se kwishyura ibyo akenera bya buri munsi cyangwa se bya buri kwezi. Umukire rero we kunabigenza nuko nguko, we amafaranga ye aba yarayashoye, yego nawe agira ibimusaba amafaranga, akeneye ubuzima bwa buri munsi, akeneye kurya, akeneye, ariko amafaranga ye menshi aba yarayashoye mu kubaka business, mu kubaka ibintu bimwinjiriza amafaranga buri kwezi cyangwa se buri munsi. Noneho ugasanga bya bintu yubatse, bya business yubatse zimwinjiriza menshi, wawundi uri hagati na hagati n'ubundi nawe birangira atabonye nayo kuzigama. Ahubwo ikintu gitangaje nuko sinzi niba birakubaho ngo uburi gukorera ahantu usange wenda umuntu uhembwa miliyoni 2 ari kuguza umuntu uhembwa 200,000 ku kwezi. Biterwa n'iki? Biterwa nuko mu by'ukuri muri economy birazwi ko uko ubuzima uko amafaranga winjiza zamuka kuri benshi, ni nako ubuzima babuzamura. Bikarangira uko wabagaho ufite 200,000 bisa nkaho ari kuri kubaho n'ubundi ufite miliyoni 2, n'ubundi uhora uguza, kubera ko ntacyo uzigama. Kubera iki? Kubera bwa bumenyi buke bwo gukoresha amafaranga, kubera ko udafite discipline yo gukoresha amafaranga neza, kubera ko udafite skills, udafite ubumenyi bwo kumenya uburyo ukoresha amafaranga neza. Rero abakire ahangaha niho baba baradusigiye. We ashira imbaraga mu kugura ibintu bimwinjiriza amafaranga. Noneho bya bintu bimwinjiriza amafaranga, abenshi ushaka nawe gukora ubushakashatsi, byakugora kubona umukire ukorera abandi. Iyo ndi kuvuga umukire wenda nabyo n'izindi definition zisaba kubisobanura neza. Hari igihe ubona umuntu agendera mu modoka nziza, ba mu nzu nziza, abenshi bazi ko gukira. Ntumenye ko wenda ashobora kuba ibyo byose bifite ari amadeni afite, nta cye kirimo. Wenda ndaza kubivuga ningera hasi ho gato, ariko
ni byiza ko umenya ko umukire we uko abigenza nuko nguko we agura ibintu bimwinjira amafaranga buri munsi cyangwa se buri kwezi, ku buryo amafaranga yinjiza buri kwezi ntago bafite kimwe si bibiri si bitatu, bafite ahantu amafaranga akomoka ava ari menshi, kuko amaze kugira business zitandukanye, bigatuma amafaranga yinjiza n'ayasohora, donc ayinjira bari menshi kuruta n'ayasohora. Kubera iki? Kubera iri hame ridasanzwe. Hari umuntu avuze ngo umukene yabonye amafaranga we abona ko yariye, igihe umukire we yabonye amafaranga we abona ko abonye amafaranga yo gushora imari. Iyo myumvire ni ituma habaho ibibazo bitandukanye mu mibereho y'abantu. Hari umuntu wavuze iri jambo ushaka kubasomera, ni Robert Kiyosaki nyene, nawe ari gusubiramo ijambo ryiza, aravuze ngo a fool and his money is one big party. Donc hari abantu batekereza ko kwinjiza amafaranga menshi, gukorera amafaranga menshi yo mu mafaranga menshi bituma ukira. Oya, akenshi amafaranga, kugira amafaranga bishyira ku mugaragaro uri we. Niba uri umuntu w'umunyabuntu, iyo ubonye amafaranga menshi urushaho kugira ubuntu. Niba ugira ubugugu iyo abonye noneho bitabo bindi. Niba mbese imico ufite niyo yigaragaza. Rero iyo ufite amafaranga menshi, utangiye kugira amafaranga menshi, winjiza amafaranga menshi, ukabura umuntu ukunda kwangiza, ukunda kugura utuntu, mbese ari uguspending ugura rwose, nta garuriro uba ufite. Uko wakongera niko ugura menshi, uko wakongera niko ujya no madeni menshi akomeye. Niyo mpamvu hariho story nyinshi z'abantu bagiye batombora za loto, agatombora za miliyoni yari umukene, cyangwa se ukumva umuntu yari umukinnyi wa basket. Nagiye numva inkuru nk'izo yayabonye yari umukene bitameze neza, amaze kuyabona ko kutamenya kuyakoresha neza, arayangiza bikarangira n'ubundi asubiye muri cya kibazo. Abenshi binaba bibi kurushaho, akajya hasi kurusha hahandi yarari, kubera ko amaze kuyabona yahise ajya mu madeni menshi, noneho biba bibi kurushaho. Kubera iki? Kubera ko a fool and his money is one big party. Donc uko umuntu mu mafaranga menshi afite bwa busazi bumurimo birushaho kuba bibi kurushaho. Ikindi kintu gikomeye nuko avuga muri icyo gitabo cye, nuko kwiga bidatuma, ndavuga kwiga amashuri asanzwe ntabwo bituma ugira ubumenyi. Abenshi abarodokiteri, abenshi abavoka, abenshi bafite imirimo myiza, ugasanga umuntu afite ubumenyi muri ibyo bindi, ariko kujyanye n'amafaranga n'imikoreshereze yayo rwose ninjije, nta kintu azi. Niyo mpamvu usanga abenshi bafite ibibazo, nuko utabimenya, kubera ko agaragara nk'uyafite, agaragara nk'umukire, ariko yubakiye ku madeni akomeye cyane, mbese nawe afite ibibazo by'amafaranga. Iki kibazo rero ntabwo ari ikibazo kiba ku bakire, kuko baba barakoresheje neza, bazi kuyakoresha mu buryo bwiza. Hari ikintu, kubera kutamenya, ubu bujiji buteza ikibazo gikomeye. Ndaguha urugero, mu rugo iwanyu baba barakubwiye ngo iga neza, uzabona amanota meza, uzatsinde neza, uzakorere ikigo cyiza, mbese uzanahembwe neza. Noneho kubera uko kuntu, nzagenda mbivugaho wenda mu gihe kiri imbere, kubera uko kuntu abantu bubatse ubuzima, hari imyumvire itariyo abantu tugira. Yego, iyo shusho y'iterambere itariyo rero ni ituma abantu bahora mu bibazo by'amafaranga. Donc ku bantu benshi tuziho gutera imbere ni ukubona akazi keza kaguhemba neza, ukaba mu nzu nziza, ugatwara n'imodoka nziza, donc bikagarukira aho ngaho. Ibyo bituma abantu benshi, icyambere babaho bakorera abandi, bakorera imishahara. Iyo ni inzira ya mbere izatuma uhorana ibibazo, kuko iyo utunzwe n'umushahara ni nko guteganya kuzasaza ukenye, cyangwa se kuzasazana ibibazo. Noneho kubera ko mu mutwe bayumva ni inzu nziza, uganira mu modoka nziza, abana biga mu mashuri meza, bikagarukira aho ngaho, bigatuma bajya mu madeni ryo gufata inzu ihenze, akakubaka inzu ihenze, ikizu kinini cyiza, koko nibyo, imodoka nziza. Ibyo bikabatera kujya mu madeni akomeye, bikanabatera kwinjira mu icyo bita rat race. Donc akagera igihe, kubera amadeni menshi, agera igihe bitaba bigishoboka ko yareka akazi ngo yikorere, bitaba bigishoboka rwose. Donc aba ari obligé kuzahora akora ubuzima bwe bwose, kubera ko yamaze kujya mu ideni rikomeye ku buryo bitamukundira ko ahindura. Rero ibyo ngibyo biterwa no kutamenya ya financial literacy adafite, igatuma akurikira dreams. Akazi si bibi kugira inzu nziza, si bibi kugira imodoka nziza, ariko uburyo uri kubibonamo mu cyimbo cy'uko ubibona byavuye muri assets ngira ngo uri kucyo bisobanuye. Mu cyimbo cyo kubona ibyo ngibyo byavuye muri assets, ari assets zawe zabikuguriye, ukabibona kuko wafashe ideni,
uba uri kwicukurira urwobo rwo kwihambamo n'ubukene bwawe. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, bisaba ngo ubyitondere, ugire ubumenyi bwo kumenya uburyo ki wakoresha amafaranga yawe neza. Gushaka gusa n'abandi, gushaka kuba mu nzu nk'iya runaka, gushaka gutwara imodoka nk'iya runaka, ugasanga wowe ushaka kwigereranya n'abandi, nibyo biguteje ikibazo gikomeye. Rero nsoza kuri kano gace ka kabiri, nsoza nakubwira nti wowe shyira imbaraga mu kubaka assets. Ese reka nkubaze ikibazo, kuba umuherwe no kuba umukire yego hakuntu bitandukanye, ariko reka nguhe definition. Hari umuntu wavuze ngo kuba umuherwe, kugira ngo umenye ko wabaye umuherwe, ni igihe ushobora kumara utari gukora akazi. Ni wamara igihe kingana gute ubayeho neza, amafaranga yinjira utari gukora. Icyo nicyo gipimo cy'ubukene. Reka nguhe urugero, niba ukorera ibihumbi 500 ukayibona kubera ko, cyangwa se ukorera miliyoni kandi ukayibona kubera ko wakoze, noneho ugatangira akandi kantu ku ruhande kaguha 500 ya buri kwezi, ndavuga ibihumbi 500 bya buri kwezi, kugira ngo umenye buryo ki upima buryo ugenda uba umuherwe, no kureba ese mpagaritse gukora nabaho gute, nabaho igihe kingana gute. Kubera ko ufite akantu kakwinjiriza, ufite asset kwinjiza 500 ku kwezi kandi ubeshejweho na miliyoni ku kwezi, bivuze ko ushobora kubaho iminsi 15 gusa utagize ikibazo. Kugira ngo rero uzamure ubukungu bwawe, bisaba ngo ukomeze uzamure za asset zawe. Niba yakwinjizaga 500, zamura ku buryo ikwinjiza miliyoni. Bivuze ngo noneho nitangira kwinjiza miliyoni, bivuze ngo wamaze kuba umuherwe, ntabwo bikiri ngombwa gukora. Donc ya asset yawe ishobora kukwinjiriza. Rero niba ushaka kwiteza imbere, kora iki ngiki, menya neza, shaka ubumenyi buryo ki ushobora kwiteza imbere. Uhere noneho kubaka asset nkuko nabivuze. Wirinde ibintu, guhora ugura ibintu byo gushaka kwemeza abantu, ari ibintu bigutwara amafaranga gusa. Ibyo gushaka kwemeza abantu ntacyo bimaze rwose, bikugumiza mu bukene. Icyo ukora ni icyo ngicyo nari mbivuze, zamura assets, wubake zigende zikwinjiza amafaranga, mbese yashobora kugutunga. Uko ukomeza kuzamura assets, uzizamura, niko ubukungu bwawe bukomeza gutera imbere. Ushobora kuba ufite assets cyangwa se ikintu kwinjiza amafaranga yagutunga gusa wowe n'abawe gusa. Bisubiremo, giye gutera imbere bisobanuye iki? Ni ukubaho n'abanjye kandi nkabasha kugirira neza n'abandi bose. Kuri giye gutunga ntabwo bivuze kugura Lamborghini, ntabwo bivuze kugura amamodoka akomeye kwa mu bizu bikanganye, ntabwo ari cyo jewe, siyo ntego yanjye. Intego yanjye ni uko hari abantu nakwifuza ko imitima yabo ruhuka, ubuzima bwabo bukagenda neza, bukabaho neza kubera ko hari icyo nakoze mu buzima bwabo. Niyo ntego yo gutera imbere kwanjye. Rero nawe sinzi intego yawe, gusetse ko ijambo ry'Imana twereka ko Imana iduha ubutunzi kugira ngo tugire neza, tubunezererwe n'umuryango yacu, ariko tugire neza n'abandi kandi duteze imbere umurimo wayo. So ngeka ngarukira aho ngaho, tujye mu gace ka gatatu noneho dusoze. Mu gace ka gatatu k'uyu munsi nashatse kukubwira, nakubajije nti niye kariyeri ushobora gukurikira ikaguteza imbere nka forex cyangwa se cryptocurrency. Reba abo bantu ndi kukwereka aya mafoto ugenda ubona, abenshi muri bo ntabwo bigeze barangiza za kaminuza. Abo bantu bakora forex trading. Amafaranga binjiza, reba kuri bo kubera ko ngo abenshi kuri bo iterambere ryabo bararyinjoyinga, bakagura mu modoka ahenze, icyo nshaka kukwereka ni uburyo forex trading ushobora kugeza ku iterambere rikomeye cyane. Ntabwo watera imbere kuri runo rugero ndi kukwereka kuri amavideo y'amafoto plutôt, ntabwo watera imbere kuri urwo rugero uri kuba mwarimu cyangwa se uri kuba mu IT. Byakugora kuba ufite net worth nk'iyabo ngabo miliyoni 10 z'idolari, miliyoni 5, miliyoni 20, byakugora rwose. Ntekereza ko bitanashoboka. Kugira ngo bikunde bisaba ko ayo wakoreye uyashora mu ishoramari, mbese ujya muri business. So actually ntibishoboka, nta kariyeri hari wakurikira yakwinjiza yo ngayo. Ni bake cyane, ushobora kuba ari nk'umwe kwijana. Harabekora amafaranga menshi, byo birazwi, ariko ni mubare muke cyane. So forex trading ishobora kuguteza imbere kuri rwego nakweretse. Abo n'abasore harimo n'abagabo bari mu bambere muri Afrika. Ntago nagiye mu bindi bihugu byo western countries, nifashishije amafoto y'abantu ba hano iwacu hano muri Afrika.
urebe level bamaze kugeraho y'iterambere kubera gucuruza forex ahanini forex wenda ibya crypto bije vuba, ariko nkuko nabivuze muri information age iterambere riri aho ngaho. So hanyuma nsoza, abantu turi kumwe muri Pi Network, abantu turi kumwe muri Delta, abantu turi kumwe, iyi ngiyi ndashaka ko muyikora, ndaje mbere ku buryo winjira muri iyi ngiyi yitwa Ruby. Nyimenye ntinze kuko je nibanze cyane kujyanye na Pi gusa, ibindi nanze ko bimbana byinshi, ariko kubw'inyungu zanyu mwebwe munkurikira, yego nanjye bifitemo inyungu, ariko nabatekerejeho ndavuga nta abantu ifoko mbashakira coin mashobora kumininga ku buntu akabona amafaranga bitabaye ngombwa ko ashoramo amafaranga. So na Ruby nyimenye ntinze, ariko ndagira ngo nkwereke buryo ki ushobora gufungura account ugatangira kumininga Ruby. Hanyuma ufite izindi aze kuzinyohereza, mbaze ndebe niba ari nzima nazo nzibwira bagenzi banjye bankurikira kuri YouTube. So reka noneho nsoza ndumva ari ibyo ngibyo nashaka kubabwira. Muri description harimo WhatsApp group y'abantu bari bwinjire muri Ruby, harimo WhatsApp group y'abantu binjiye muri Delta. Ndashaka kubitandukanya noneho kuko nabonye ari ingenzi ko abantu baba bari kumwe kugira ngo wenda ama security cycle bashaka gukora biborohere kubikora. So ndumva nagarukira aho ngaho, nizere ko iyi video yakunejeje, wavanyemo byinshi. Ni byiza ko hari abantu benshi, kambaye urundi rugero, hari abantu benshi bafite Pi ntibamenye ko bafite deja igishoro muri forex na crypto trading, uretse naho ngaho n'ahandi hose. Hari igihe ukenera igishoro kibyimbye kugira ngo ushobore kwinjiza menshi. Ntabwo abantu benshi muzi ko mufite igishoro gikomeye muri Pi Network. Icyo ukeneye ni iki? Iga buryo ki ushobora gukoresha forex na crypto trading, ushobora kubibyaza umusaruro. Gira ubumenyi, shora amafaranga mu kwiga ubumenyi, noneho ugira ubumenyi ku buryo cya gishoro tutazagipfusha ubusa. Utazagipfusha ubusa rwose ujya kugura ibintu bitagufitiye umumaro, ku buryo ushobora kwisanga amafaranga yawe warayamaze kandi yari buzakubera igishoro. So icyo kintu mukitondere, muze wige forex, wige crypto trading, ugire ubumenyi. Hariho nabwiye nti umunsi bene bintu uzabimenya, ntabwo uzongera kuba uwo waruri, uzahinduka completely. Ubumenyi bwonyine ugira, uburyo ufunguka, noneho uburyo ubona amaso arahumuka, ukabona uburyo isi iri gukora, noneho ukabona na opportunities ahantu utazibonaga. Rero reka nsoreza ahangaha, mufite igishoro ku bantu bafite Pi nyinshi, mufite igishoro rwose, zibikeho witonze, ntuhubuke. Noneho nkuko nabivuze, ubutunzi bwa mbere ni ubumenyi ufite, skills. Shora amafaranga muri skills, tukabashyire ku mafaranga make cyane kugira ngo ugire skills, ugire ubumenyi. Iyo ndi kwigisha abantu ngiye ntago mbigisha ibya forex na crypto gusa, oya, ahubwo ndanaba coaching, nkabakorera coaching y'uburyo umuntu akoresha amafaranga. Rero shora amafaranga, ntago uzigera wicuza rwose, ntago uzigera wicuza ko warashoye mu bumenyi bwawe. Ni karibu rero, nimero ngira ngo mazibonye, ahasigaye na video y'ubutaha. Imana ibagirire neza. Yesu Kristo umuremyi w'isi n'ijuru, umucunguzi wacu, akomeze kubarinda, abaho umugisha, abagirire neza, ikiruta byose abamera ubugingo buhoraho. Mugire umunsi mwiza. Kugira ngo rero mbereke uburyo mukora iyi Ruby, uraza winjiremo, donc hari link uri ubone ukandemo. Installinga, urabona ko irimo Google Play, kandi kuri install, kandi kuri enable, then open. Hanyuma kubera ko ari ubwa mbere uba ugiye gutangira, wakanda kuri register, hanyuma kandi kuri register with Google. Okay, ndakoresha email imwe muri izi. Continue. Now, hano urabona ko hano ndumva ari nimero zacu, sinzi niba ari mu
Bushinwa. Icyo dukora ni ugukosora, ubwo urakandamo hano kugira ngo uhindure igihugu. Rwanda, actually nanasimbutse, ngomba gushyiramo username. Iyi ni iya madamu, ntabwo ari iyanjye. Kugira namaze kwinjiramo, nashatse kwifashisha iya madamu kugira ngo mubibone. Password. Uhita ukanda hano kuri confirm, ahangaha ukandemo, noneho ukande register. Go tuhita dukora sign in. Ndinjiramo nkoresheje ya password nakoze. Okay, kumayininga ugakanda hano, ubona akantu kameze nk'ishoka cyangwa se akantu kameze nk'ako gucukura, sorry, ugakandeho. So go mining available, ukanda hano. Okay, ukanda agree. Okay, ngira ngo mayibone ko yatangiye kumayininga. Okay, yatangiye kumayininga. Ndumva ahanini by'ibanze ni ibingibi, ibindi okay, create group with friends, nawe yatumira, invite your friend. Reka nkwereke uburyo kugira ngo ubone uburyo wimvayitinga. Ukandamo hano handitse invite your friend, ushatse gutumira abantu. Noneho ucreating a code, niwe wikorera code. Hano ushyiramo code. Sharing a link, nkoresheje WhatsApp. Ashobora kuyohereza kugira ngo ajye arayitanga ayivanye hano. So that's it, ahanini ni ibyo. Wabisoje, ubwo watangiye kumayininga. Urabona nayo bamayininga nyuma y'amasaha 28. Ubwo ni ibyo ngibyo by'ingenzi, n'ibyo ngibyo wayibika. Ubwo nawe utaraza gushyira link yayo muri video description. Ahasigaye ndashyiraho na group ya WhatsApp kugira ngo mujyemo, kugira ngo mubone aho mubariza ibibazo ushobora kugira, cyangwa binaborohere kubona uburyo mwakora security cycle. Ndumva kugira ngo nayo nta bintu byinshi nyiziho. Iyi nuko nabonye nayo ari nziza bitewe n'abantu bayimpaye.
so reka ngarukira aha Imana ibari